Amazi ntabwo akiriya yandi mu kigo cy'igihugu cy'itangazamakuru Arabamaze. Ibintu bikomeje kuba bibi, nibyo abanyarwanda bajya bavuga bati buri bihe bizana n'ibyabyo. Ubu ngubu ntabwo amazi akiriya yandi, mande to mande buri cyumweru ntabwo kiri gusiga kidahitanya abantu cyangwa se kidahitanya bimwe mu biganiro abanyarwanda mwagiye mukunda, bimwe mu biganiro abanyarwanda mwagiye mwemera yuko byagiye bihindura byinshi cyane. Bimwe mu biganiro abanyarwanda mushobora kuba mwarafasheho umwanya wanyu, bimwe mu biganiro kandi abanyarwanda byabafashije kwishima cyane. Kuri ubu ngubu ushobora kuba utazongera kubyumva kuri Arabamaze kubera yuko ubu ngubu amaraso ntago akiri ya yandi. Uwitwa Isheja kuva aho amaze kwinjirira muri Arabamaze, ubu ngubu arimo arakora impinduka guhera hasi kugera hejuru. Wa munyamakuru wari urimo winjiyemo mu buryo bwa rojorojo, wa munyamakuru wari urimo winjiye nta bumenyi, nta ari ukuvuga ngo ni impano, kubera ko hari ukuntu umuntu ajya mu kazi ugasanga akenshi ntago afite ubumenyi bwanditse, ahubwo ni impano gusa. Ibyo ngibyo kuri Isheja ntago bikora. Zana ibipapuro bikwerekana ko kuko uri umuntu wabashije kuba warize itangazamakuru, icya kabiri ko uri merite, hanyuma iby'impano byo bishobora kuba biza ku mwanya wa nyuma kuri Isheja. Abantu bakibaza batari ko Barore ko igihe yoboreye kino kigo ibitangazamakuru cyangwa se amakuru cyangwa se ibiganiro byari bihari ko byari sawa, abantu banabikurikirana kandi ko babikunze. Kubera iki umuntu ashobora kuza ibintu byose agahindura guhera kuri zero kugera hejuru aho ngaho? Ariko izo ni strategy z'umukozi cyangwa se z'umuyobozi mushyashya. Urumva habanza Deje ariwe Barore, hanyuma hagakurikiraho Isheja. Byaba byose kugira bamuzanye muri Arabamaze bari babonye imbaraga ze, bari babonye uburyo bwe. Ndaza kukubwira ko biriho bivugwa yuko uwitwa Rugaju ashobora kuba ari mu miryango yerekeza ahandi. Byagenze bite? Kubera iki ibaze ahantu bigera n'umuntu nka Rugaju number one commentator akaba yatangira kuvugwa yuko ashobora kuba agiye gusohoka muri Arabamaze. Noma sana. Hari ibindi biganiro byahagaritswe, hari abanyamakuru mwakunze nabo bashobora kuba batakibazwa kuri Arabamaze, ariko abenshi bari kubona yuko uyu Mweyo ari ikibazo, aho kugira ngo wirukanwe ukahita wiyandikira ibaruwa isezera ukavuga ati kare ntabwo nabiva. Base bamuze ko uwitwa Anita Pendo, umuntu wamugiye inama yo kujya kuri Kiss FM muri Isheja we wenyine, kuko yari yambwiye ati nindamuka ninja aho hantu ngomba gukora icyo bita impinduka, ngomba guhindura ibintu byose guhera kuri zero, kuko uyu musaza uriho ntabwo akora cyangwa se ntabwo akora ibintu bihambaye. Barore nka pasiteri hari byinshi abareba akavuga ati uyu muntu ari kwishakira umugati, as long as ari gukora ibintu byiza, as long as ari gukora ibintu abantu bakunda. Kubera iki namwirukana ngo nuko yakadafite igipapuro? Hoya, ahubwo nakore kubera ko ibintu abantu babikunze. Kuri Isheja ho strategy zitandukanye, aravuga ati igipapuro mbere hanyuma iby'impano bizaze nyuma, niko bigomba kugenda. By the way, mbibutse yuko iriya ni ministeri ni twabyita nka ministeri wa mugani itangazamakuru, kubera yuko ni ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru. Abanyamakuru rero n'ibitangazamakuru n'ibiganiro byamaze kuba byirukanwa kuri Arabamaze uti nibihe mw'abantu mwe. Ibintu birakomeye, abantu bo bamaze kwandika basezera. Reka duhere kuri Rugaju. Kubiriho biravugwa yuko ashobora kuba atakiri kubarizwa hariya kuri Radio Rwanda. Ubu ngubu icyumweru kirashize, ngira ngo ejo nibwo kiza kuwa kabiri. Hoya, bafunguwe kuwa kane. Ubwo kuwa kane icyumweru kizaba gishize witwa Rugaju afungwa, ariko kuva yafungurwa kugeza kano kanya ntarumvikana na gato kuri mikro za Radio Rwanda nk'umunyamakuru nk'umunyamakuru w'imikino. Ubu kano kanya biravugwa yuko Rugaju ashobora kuba arimo arabarizwa cyangwa se arimo yaratangiye ibiganiro. Nuko nguko rero abantu bajya bivuga mukagira ngo ni imikino. Muri uwitwa Lorenzo nawe
atangira ibiganiro na SKFM byavugwaga yuko ashobora kuba afitemo ibibazo muri RBA ariko ari kugenda nikina na deal ku ruhande kuri muri SKFM kandi koko byarangiye ariko bimeze n'ubu ngubu rero niko Rugaju Ligani ariko Rugaju Ligani we kuri RBA iyo nk'ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru iyo maze igihe cy'icyumweru udakora bagukubita ibaruwa ikubwira kuza gusobanura uko ibintu bimeze ariko iyo baruwa nibo bakubwira igihe uzazira bore baguhere uguma muri pending nibo bakubwira bati iki niki uzaza gusobanura ahantu waruri ariko mu by'ukuri umuntu twari Rugaju Ligani ahantu hari hasobanutse hari hazwe ariko ibijyanye n'amategeko y'umwuga n'akazi akora ugomba we kuza gusobanura aho wari warerekeje cyangwa se ibyo wari urimo kugira ngo byuzuzwe ariko igitangaje kugeza kano kanya Rugaju Ligani ntarahamagarwa ngo aze asobanure ibyo ngibyo rero abantu benshi cyangwa se amakuru dukura ndani kwa ndani nuko uwitwa Rugaju Ligani hari ibiganiro yatangiye kujyana na SKFM uwitwa Sam Kalenzi we nta mikino afite muri business arakora recruitment maziri méchant arakora recruitment maziteye ubwoba ewana nta mikino afite ikintu RBA iri kugotwaho gatoya ari kuza gukubita ifaranga akakubwira ati ngwino ukore wigenga ahangaha rero biravugwa yuko mu gihe RBA ishobora gukomeza gutindira witwa Rugaju Ligani noneho bigakubitiraho n'iyi Mweyo irimo kuko kuba uri muri RBA bukano kanya nta garanti ihari nta garanti ushobora kwicaraho uvuga ati mfite garanti imeze gutya na gutya ntayo rero kuri Rugaju Ligani abantu batiza abari na opportunity nziza ahantu hari Mweyo imeze kuri ahantu bimeze kuri anytime bashobora kukwereka imiryango ijya hanze wana kwigendera ukigira kuri radio yigenga nka SKFM ukaba wabasha kuba wakora aho ngaho rero ngo ibiganiro byatangiye hagati ya Sam Kalenze ndetse na Rugaju Ligani hanyuma biravugwa yuko Rugaju Ligani aramutse asinye SKFM amasezerano yiwe ku kwezi yajya ahembwa miliyoni imwe n'igice kuri SKFM umuntu wahembwaga amafaranga menshi cyangwa se ufata amafaranga menshi mu banyamakuru hari ni senior Sam Kalenze afata miliyoni imwe y'amanyarwanda yuzuye hanyuma noneho bukano kanya uwitwa Rugaju Ligani nk'umwe mu basesenguzi bakuru muri iki gihugu cyangwa se nagaruka ngo ni bakuru mu myaka ahubwo ni umwe mu bantu bafite IQ isesengura ku buryo buteye ubwoba biravugwa yuko ashobora kuba agiye kwinjira muri RBA muri SKFM hanyuma akaza ari ku mushahara wa miliyoni imwe n'ibihumbi 500 iyo yaba ari big deal yaba ari deal byahatare imeze neza kubera yuko nanjye ariko ndi nkuhitamo rwose kuko ewana izi mpinduka za Isheja Sandrine abo zisigane bake abenshi abari kubibona mu mbone zabo barimo barandika impapuro zisezera undi munyamakuru rero wamaze kuba agenda no witwa Kristela muramuzi umwana w'umukobwa muremure gutya w'agakara yakunze gukora ibiganiro byinshi bitandukanye hari ese uramuzi icyo ni ikiganiro azana umugore n'umugabo babana hanyuma bakabwirana cyangwa se bakabazanya bakibukiranya aho bahuriye nyine donc ibyo baba baziranyeho ariko umwe yarazi n'undatazi ngira ngo iki kiganiro mwagikurukiye kuri RBA kugeza ubu kano kanya cyo kiganiro ntuzongera kukibona ukundi kuko Kristela we yamaze kubona ko ibintu bikaze nk'umuntu w'amugabo ufite umugabo w'umuzungu aravuga ati reka ntago ngiye gukomeza kurwanira inyanya n'inyoni arangije yandikira ibaruwa uwitwa Isheja Sandrine ndetse n'ubuyobozi bwa RBA abusezera aravuga ati ngiye kwigira mu bindi hanyuma uwitwa Bienvenue Damutusi we muramuzi ko yamaze kuba agenda abantu ntago mwamenye abantu bashaka kugira ngo yari mu bindi oya nawe yarirukanwe Bienvenue Damutusi uyu nguyu n'umunyamakuru nawe wamaze igihe kuri RBA wakoranye nayo guhera kera cyane kandi n'umunyamakuru w'umuhanga nawe yamaze kuba asezererwa hanyuma hari ibintu mwajaga mubona kuri Kestu naco ni ikigo cya RBA ariko gitoya hari ibintu mwakundaga kubona byitwa Joshua Challenge nebyo umunyarwenya witwa Joshua uwo nguwo nawe bamaze kumwereka akayira gasohoka bamubwira bati genda ujye gushakira handi kubera ko iyi content yawe nta kintu kirimo ariko mu by'ukuri abantu bari bikurikiranaga abantu bayirebaga hari abantu afasha guseka hari iki n'iki byose ariko aho ngaho basebenseramo undi muntu witwa Babu Comedy nawe muramuzi
nawe no mujama ukora comedy ariko we bamuzana kuri RBA ariko aho ngaho nyine urumva hari kiba cyabayeho kugira ngo uyu Joshua Challenge mukuremo hanyuma bazane Babu bamushyire kuri televiziyo nkuru y'igihugu. Ibintu birakomeye ibintu birakomeye. Ubu Joshua Challenge rero arongera isubire kuri YouTube arwariza aho ngaho naho bundi ibintu birakaze. Hanyuma undi muntu wamaze kuba asezera kuri Arabia nawe yanditse aravuga ati ibi bintu byanyu reka n'uwitwa Gasaro Tracy. Uyu nguyu yakoraga ikiganiro bita Morning Coffee, yagikoraga kuri Kestu, hanyuma yagikoraga mu gitondo ngira ngo abantu mwagikundaga mu gitondo kabisa. Ubu ngubu yamaze kuba abivamo. Uyu nguyu we yagizemo n'umugisha cyane, yagiye kuba akorera mu itorero rya Apostle Mignoni kubera yuko asanzwe ari umukristo asengera ariko n'ubundi ngo ari birakaye bakoreraga bijyanye nivuga butumwa n'ubundi ariko nitangazamakuru mu buryo ari ukuntu church zisigaye zigira abanyamakuru bageza amakuru abantu y'urusengero. Uyu mugore akaba yahembwaga 500 kuri Kestu ariko kugeza ngo kano kanya uwitwa Apostle Mignoni yamusize ku mushahara wa miliyoni 2. Jesus, ibintu ntabwo babyoroshye. Nani dire hatari ibyo ngibyo byose urabireba ukavuga tuwa muganda komeza kwihambira kuri RBA kugeza ryari urarikura ukavuga ati kesho maneno ukajya kwishakira ubundi buzima. Ariko uwitwa Sandrine Isheja abantu bakavuga bati uyu mugore rwose urabasha gucika inkundura ewana biraba ari hatara. Ariko nanone umuntu akibaza ati ese ubundi ko RBA cyangwa se abanyamakuru bawe bahoze banakora kandi byameze neza se kubera iki we abona strategy cyangwa se uburyo bwo kubihinduramo ari uguhindura abanyamakuru bose cyangwa se ari ukwirukana guhera kuyonka? Iki umuntu akibaza ati gufonda bundi bushikigo nka kiriya nabwo ni ibintu bikomeye. Ariko abantu nanone bakanya kibaza ati ariko witwa Cleophas Barore kubera iki ibintu byose adashaka kubigaragaramo, kubera iki ibi bintu byose adashaka kujya kumenya how are you, kubera iki ibi bintu byose atuzeda abantu bakavuga bati ahangaha rwose there is a problem kubera yuko uwitwa Cleophas Barore niwe deje wa RBA. Bishobora kwibazwa bitese uyu mugore ntari kugana mu kuba yamusimbura cyangwa se mu kuba yamwigizayo mu buryo mwe cyangwa ubundi, kubera yuko uyu mugore niwe uri gufata imyanzuro yose atuzeda. Abantu bakibaza Barore bimeze bite? Barore ni umuntu wayoboye kino kigo imyaka myinshi ariko kugeza ubu kano kanya ntaga gikunze kugaragara mu ibyo bintu bimeze bityo. Uyu Sandrine niwe urimo urabijugutamo. Umugana wabanje kujuguta no kwirukanka kubyirukanka mutagira ngo ndamututse cyangwa tukanye, hanyuma niwe urimo urabijugutamo. Umuntu akibaza ati amaherezo nayaye mw'abantu mwe RBA turi ubu ngubu rwose nta kindi cyumweru kizazo gushira n'abandi batagiye. Umweyo umeze nabi muri RBA. Hanyuma reka mbashimire cyane update bazaniye cyangwa se namakuru nayo bazaniye kujya mbabwira uko bimeze. Hanyuma reka twongere guhura mu kandi kanya kari imbere when God wishes a peace and love.